bakumva ko robo ishobora kuba itandukanye n'umuntu cyangwa se banganya ubushobozi cyangwa se bijya kungana. Ese byaba bimeze bite? Muri rusange habamo kwitiranya. Reka duhere ku bumenyi. Umuntu afite ubumenyi, afite ubwenge bwisumbuye nk'ubumenyi bw'isi buhagije, aho ashobora gukoresha ubuhanga mu gukemura ibibazo bye, kumva amarangamutima, ariko robot ntigira amarangamutima. Muri rusange kandi amarangamutima n'imitekerereze ya muntu harimo inyiturano, ubushobozi bwo kwerekana urukundo, umubabaro, umujinya n'ibindi byiyumvo, ibitekerezo by'abantu bigira uruhare runini mu n'imyitwarire ya mu buzima bwa buri munsi. Ariko kuri robot ntabwo bishoboka. Robot aho ikoresha programming zimwe zishobora kwigana ibyiyumvo, ni ibintu gusa kandi ntabwo byakorwa mu buryo bwa nyabwo, nubwo hari abavuga ko robot bishoboka. Ntabwo bishoboka kuko aba ari porogaramu. Ubudahangarwa n'imibereho. Umuntu afite imibereho idasanzwe, ahagira ubuzima butandukanye n'ubw'ibindi biremwa byose. Abantu bafite ubudahangarwa ku ndwara no kwiyubaka igihe bakomeretse cyangwa se barwaye. Ariko kuri robot ntabwo bishoboka. Icyuma gishaje kirasimbuzwa cyangwa se hagakoreshwa abatekinisiye. Turebeye ku bushobozi bwo kwiyigisha no kwigiranaho, umuntu ashobora kwiyigisha akigirana n'undi, ariko kuri robot ntabwo bishoboka kuko robot zigenzurwa na programming, mu gihe umuntu afite ubushobozi bwo kwiga mu buryo butandukanye, gushaka amakuru, kwiyungura ubumenyi igihe n'igihe. Robo nta mico, nta nshingano ibazwa, imibiri n'ibice murabizi ko umuntu aremwe biological cyangwa se mu buryo karemano, mu gihe robot yo ni ibikoresho bifite, ni igikoresho kiri aho hakorwa porogaramu kikajya muri iyo porogaramu.